byabanje muri Biracika. Imitunu y'urukwavu ntiyabujije ishyamba gushya. Anajya w'umunyamakenga Kananga aramuryoshya yemera kumuguriza nubwo amuzi nk'umwambuzi. Umunsi nizere kuri bonye. Oya ntugire ikibazo rwose. Ngiye Kananga wari uzi ubushize n'umunsi haje original. Kananga yemeye ko atanze inzu muri banki Rambere. Gakwaya atanze abagabo. Muri abantu b'abagabo kabisa Kananga murabibonye ngurishije inzu ye kuri miliyoni 5. Yampaye inka. Kananga ararira mu myotsi. Gakwaya aramucucuye na telefone arayijyanye. Kananga abuza yishyura. Kananga baramufunze. Naho kwa Kananga birakomeye. Abana barambiwe kurya imigati nta n'igikoma. Ariko mama tuzajya turya imigati yonyine nta n'igikoma. Umugore wa Kananga akomeje gushaka amafaranga. Indyarya ziraranye ari ebyiri bucya nta yenzi indi. Ahubwo urareba ukandeba neza ukabona ubwiza bwa impiranye n'uriya muntu. Keza upinga Manodi cyane. Manodi yamwemereye kumugurira fone nziza. Ngiye kugurira telefone ibikora bya kari kubera iki nabigendanye nawe. Keza yemera gusohokana na Manodi ndetse ararika n'abacuti. Manodi fagitire mubanye nini ahitamo kubacika. Ndabakureti kabisa. Ubucetse nawe bazahagira iwawa. Ko guhereza Mutesi make yari afite ubundi arigendera. Intambara mu kabari babuza yo kwishyura. Shadia, waje ukanyereka ya mafoto mwifotoreje ku Kivu ku Gisenyi? Umva mubwire. Nukuri umuvana utazapuza. Ego ko. Ubwo urabona mashini ariyo twapfa nk'abantu b'abavandimwe? Ibyo si byo nshaka kumva. Hari ibintu byinshi wasiba byankoraho. Ugize umuntu ajyuwa. Cyo nshaka ni ukwibika kandi ntuzongere kuyikuraho. Nari ngo sinzongera kubona ifite. Ego ko, sawa. Mwarimu nako teacher urimo kunyara ku bantu utabasuhuje. Nabona kukuntu zirabana n'abarimu bagafataho nkagira ngo umurokore. Anza wicara ariko tuganira utuje. Nta kibazo rwose. Ubundi se agacupa ntabwo uburokore bugaragarira mu mubare w'amacupa umuntu aba yanyweye fanta, ahubwo bugaragarira mu bikorwa by'abantu cyane cyane ko buriya mbese ntanyuze kure urukundo nkukunda nibwo busobanuro bwacu. Nawe ubundi kwanza niba kuzanira akantu ubusoma harya unywihe fanta? Ama, tuvuga bya biryo waduhaye. Cedric azanye abana bagendana nawe barabyo barimo. None bagiye kwiruka bajya gusyaga inyuma. Komana, uyu mwana yarananiye koko. Nk'ubusaba yagiye he? Niko Cedric uvuye? Tembera no kwirirwa uzerana bari abana ukanabazana hano bakarya ibiryo bakabimara ugacura mushiki wawe. Bari abana baruta mushiki wawe. Marambeshyira twabisangiye. Arakubeshyira. Kandi uwo mwana umaze kunanira. Ajya ihangana ndaje n'ikibindi. Claudine! Waje ukareba umuntu ntabwo uba umwumva ko ari gukomanga. Reka murebe.
Sisi ni mwebwe? Yego. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Mwinjira ni karibu. Style. Icara mwicara. Murakoze. Sisi. Umva kuri gusa nabikesha we. Mva mutaromerotse. Warabyibushye wabaye inzobe. Murakoze cyane. Umeze mute se mwewe? Natwe turaho nyine. Diane sara hariko nawe namushakaga ahubwo. Shara hari nyine yarahari ariko se mbwira. Shaka utambwiye za nkuru z'ukuntu bakwamburiye telefone mu kabari. Umva byihorere. Ni inkuru ndende babyumva mu kanya. Reka daguteze. Byihorere ariko nibigenza nabyo birimo hano. Aho se Diane arahari. Shara hari pe ari mu cyumba. Ahubwo ngo baraje. Ya uragiye kandi nagushakaga. Mbwira bana siyerera. Umva nyine gahunda nashakaga kumfashamo. Nahuye n'ibibazo. Nagiye mu kabari abantu bamamagaye. Ngenda njyanye telefone y'abandi kwigurisha. Ngezeyo nsanga umuntu wabaguriye yagiye atishyuye. Barayifata barayigwatira. Noneho ukabyara nagira ngo umfashe. Nibicamo ukabantera ubwoba bakayigura. Nzagura akantu. Umva rero mubwira haya ngo witwa nde? Cecile? Yego. Ubuzima niwongera gushaka gukina iyo mikino. Ntuzayinzaneho. Uko ni ugushaka gutanga ruswa. Nakugira inama yo kubireka burundu kandi. Urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ntabyo narinzi ko nibyo ngibyo ari ruswa rwose. Waba ubizi, utabizi itegeko riraguhana. Ntuzongere. Ubu ruswa yarahagurukiwe n'igisa nayo rwose. Ntuzongere. Urakoze kunyereza mbese nagukorera. Shakurodi, Karabero wagira amahane. Singira sumva hano mva umutima wendaga kumvamo. Uza amagambo ambwiye. Ariko abantu benshi bazi ko agira amahane pe kandi ntayagira. Ahubwo nuko akunda ukuri kandi uzi ko ukuri abantu bakwanga. Ahubwo rero reka tugende ndumva ngiye gufata umwana w'umuzungu ugiye kuzina. Kandi ubu ngubu nibwo bwa mbere yagera inaha pe. Gahunda ni visit Rwanda. Ndumva bishyushye. Sawa? Mu rukundo nkunda urese directeur. Sinsobanukiwe pe. Ariko nawe ntukigere nk'umwana. Umuntu mukuru nkawe. Ubundi ni ukuvuga yuko ntuzi ukuntu ukunda gukererera. Nuko mba ntakureba se. Ahubwo ni urukundo nkukunda. Ntabyo nanizi pe. Mbonye inkuru ndibuze kuganiriza umugabo wanjye. Ose directeur ari umwana mwiza. No, ubibwira umugabo wawe. Yaguseka cyane. Hari umwana uba directeur se? Ahubwo amakuru y'iminsi byagendaga. Byagendaga nta kibazo. Usibye ingaruka za Covid zitumereye nabi. Izo zo zizonza abantu benshi. Ariko cyane buriya batazi banga ryuko babigenza. None ukavuga ngo urankunda. Nase kugiye kutigeze umbwira kuri iryo banga ngo nanjye nigeragereze niba. Urukundo rwawe niba ari ibyo. No, buriya nabitekerezaga. Gusa nuko byari bitaracamo neza. Ariko simfite namba yawe. Ndaza kuguhamagara nkubwire. Kuko ahangaha ntawamenya hari abatwumva n'abatatwumva. Ahantu ntiwahizera. Telefone yanjye umukozi yayitaye muri toilette. Rero sinzi ukuntu ushobora kumva. Cyaka nimba nimero y'umugabo wanjye ukazamubwira nakambwira. Umugabo wawe se? Buriya se yaceka iki? Umugabo wanjye arafa cyane, uzitonde kandi nanjye nimero nabona. Ariko urabizi yibe nzi ko nzabigenza. Oya kananga wagisambo. Yes afana. Sohoka. Sohoka. Hano umuntu nyibutse ndeko ndaba ntamuzira. Kwasanga nyibutse ya mafaranga reka murebe nta kundi. Ntago ndi. Batwambura amafaranga yacu. Manadi yarambwiye ngo arashaka amafaranga ye. Amafaranga? Amafaranga. Uzo banga hanaje nakutira kamwanyoherejeho ukaza mwanyoherejeho. Amafaranga nta mafaranga. Ibyo ngibyo ntibimureba. Na business ye ngo bamuhombeje.
ariko birahindutse hari kondisiyo. Okay, iyihe kondisiyo? Urabona Gakwaya ureba bamfungishije, hano mvuze ngo wenda amazina ngo yitwa Biracika. Kiyo nshaka umukobwa mwiza, urumva naho kundi inkumi n'inkange, inkumi nziza ariko uyiha amafaranga ibyo kugenda gushaka kugura inzu yo kugura. Aha nashaka iriya nzu yanjye rukunyuma gre boss manager kumbwira ariko bigenza namara kwishaka iyo nkumi aya amafaranga menshi. Uwo Biracika ariwe Gakwaya bamfungishije ngo wenda amazina ndanabikemanga bari kuzakiranze hanze. Umubwire iyo nkumi igende igura iyo nzu yanjye, urumva kubera ko Gakwaya ntasinyaho ahandi aza kundeba nanjye biri biraciyemo. Tubwire manager kandi byashamo ndabizi. Uriko nta bindi nukumva nangaha setu. We Kananga. Yego fana. Igihe cyageze nabahaye. Yego ndakumva baye wangu. Soza shamitsi. Sekade nagukumbuye papa wawe. Ariko mama twatubwiye ngo papa azaza none azaza ryari? Kade rero papa wawe bamuciye amande ya 2,000,000 kandi 2,000,000 ntazo nabona pe. Ni amafaranga menshi. Nawe yesa ntabwo yabura 2,000,000 zo gufunguza papa kubera ntabwo birutwa n'ibihumbi twaguze inyama ejo ubundi. Ako uyu mwana none arasetse urabona mfite amafaranga yo gufunguza papa wawe koko. Ahaha. Bakwa? Bimeze bite? Sasa. Amakuru yawe se? Ndashima Imana. Nagushakaga nagushobora kubyumva. Rahira. Umva ngo ufite ikidiro none. Ngaho mbwira rero sha. Umva rero hari gushaka kugura. Bambwe ko ushobora kuyindangira. Ngo yina nziza cyane ceka. Imeze tese. Dushe na toilette mu nzu. Ziza nyine. Wembwira amazu yose ndayafite ni inzu imeze ite? Iri mu gipangu cya yonyine. Dushe na toilette mu nzu. Mbisinkunda kajagari nawe urabizi. Wagira ngo arozi yo mfite. Niyo ngiyo neza ifite amakaro. Ibyumba 4, salo, saramanje, dushe na toilette mu nzu ni igipangu parikingi 8. Mana yanjye urabura umukobwa wanjye rero. Nandi hanakwiye kuba. Yego. Cedric rero mwana wanjye. Ndashaka rero kuzajya uguma ahangaha ukita kuri mushiki wawe. Mu gihe nzajya mba nagiye gupagasa. Ako mama nawe urasetse. Sinshobora kuva mu ishuri singiye kuba marine. Ubundi suriga ngo bizagende bite. Ubu sintare kwitiza nagiyobora ishyamba. None se mama maze gutera amashyamba ngaho nzayobora n'intiga. Agatsinda kagira amagambo nk'aya se koko. Ariko wa mwana we ndakubwiye ngo ujye wicara hano kugeza igihe nzabona amafaranga ugasubira kwishura amashyamba ngahe. Ubundi se urashaka kwiga ngo uvumbure umuti wa corona. Ariko mama urasetsa rwose. Ubwo si corona iza gutera ku isi hari hinjije nkanjye n'abahanga bariho bavumbura ukuntu wayirinda n'ukuntu yandura. Ubise niba ari amatungo gusa. Ariko mana yanjye agatsinda kagira amagambo nka radiyo. Direct rero wakoze cyane ndabona bwije. Reka ngende umugabo wanjye ataza kugira ngo harahandi hantu nanyuze. Sawa. Umugabo wawe arafuha. Nashaka fureke. Icyo nzi cyo nuko nzagera ku ntego nge niyemeje. Ntacyo.